Nongeye kubasuza bene data cy'umusaraba, reka nkubwire ngo komeza ugire amahoro, reka nkubwire ngo tera gatebe tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hanyuma rero nkuzaniye inkuru ndetse nziza cyane, cyangwa se inkuru ziri kugenda zivugwa hano ku mihanda. Ni inkuru zizewe cyane, ni inkuru ndetse noneho iri kugenda ivugwa y'umukobwa umwe witwa Emeline n'abandi bakobwa batatu. Noneho ibintu byakomeye cyane hano hanze ku mihanda. Abasenga muhaguruke dusenge, abambara imbaraga muzambare. Ibintu byakomeye, abasore nabo bahahamutse, ibintu biteye ubwoba. Rero kambabwire ngo rero nta kindi kintu gitumye nkubwira ibi, nagira ngo nkuzanire aya makuru noneho acukumbe. Ninjye uzanye noneho amakuru yizewe, video zirahari, ibintu byose birahari, ibintu byakomeye. Njyewe narebye ndumirwa, ndetse nkubwire ngo ibi bintu ni musengere, isi igeze ahacuje umwijima. Reka mabwire ngo rero umuwo muri kumwe ni Samu nk'uko musanzwe munzi. Reka tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niyubawe TV rero ngo wayikaze kugira ngo wowe utarakora subscribe ugende uduhereze subscribe. Rero nkuzaniye uyu mukobwa witwa Emeline, noneho amakuru ngiye kuva imuzi n'imuzingo kugira ngo nyakugezeho cyane yose ku murongo nk'uko yakabaye. Uyu nguyu Emeline, ndetse bigaragara yuko uyu munsi wa none izi video ze ziri kugenda zicicikana, ndetse hamwe uruganda rwa Heineken narwo rwatangiye kuzamura ikirego rivuga ati ibi byo ntago tubyihanganira, kuko ntago amacupa yacu yajya ndetse mu nda z'abagore cyangwa se ku gitsina gore. Bigaragara yuko iri vide bigaragara ko ndetse igicupa rya Heineken, ubwo turizi umuntu abantu benshi basigaye banywa inzoga, ariko finally bikarangira noneho inzoga bayinywe bakumva ko bagomba no kuzibika mu myanya ndanga gitsina. Ibi ngibi cyangwa se mu myanya ndangakumirwa, ibi ngibi ni ibintu byakumiro, ibi ni ibintu biteye ubwoba. Ndetse mbabwire ngo ibi ngibi nawe ubibonye cyangwa se ukibibona, usibye kurushaho gusenga, ibintu byafashe indi ntera. Rero ndagaruka kugira ngo nkubwire uburyo ki uyu nguyu Emeline ndetse n'abakobwa be bari kumwe n'inshuti ze ubwo bari mu cyumba. Umwe ati ndashaka kumfasha winkorera ku myanya ndangakumirwa, kuko uyu myanya ndangakumirwa ni ya sheri wanjye DJ. Ese ushobora guhita wibaza ngo uwo DJ ninde? Ese nkibaza ngo ese aba bakobwa batatu kubera iki bashobora kwifungirana, bamara kwifungiranya bakabyina, bamara kubyina noneho bakagishyira ubwambure bwabo hanze? Ese ibi ngibi byaba bihatse iki, cyangwa se byaba bigereranywa niki? Reka nkubwire ngo rero ibi nakumiro ndetse n'agahomamunwa kuri ibi bintu bikomeje kugorana, imihanda ikomeje kunyerera, aho uyu mukobwa Emeline nawe ubwe kwisobanura biba byamunaniye, byanamucanze, kubera ko ndetse ni umukobwa w'imyaka 23, mumve ko akiri urubyiruko ruto. Ndetse bamwe mu basitari batandukanye bakomeje kugenda bavuga ati ese ubundi ubuyobozi bwacu RIB butinya abakobwa, kuki mutafashe abakobwa nk'aba ngo mubashyire mu maboko atari ayabo? Ndetse ni ibintu bikomeye cyane, abera abanyarwandakazi tugomba gukomeza gusenga ndetse tukaba ku mavi. Ese amaherezo y'ibi ni ayahe? Aho uyu nguyu rero ndetse bamwe ndetse mu banyamakuru bumva ndetse bafite inararibonye, ndetse abantu bashasha akanguhe, uwitwa Kenesi ndetse n'uwitwa Mutabaruka, bahoze bavuga ati ibi bintu ntago bivugitse, ibi bintu biteye akababaro, ibintu biteye agahinda. Bamwe mu babyeyi nabo ubwabo ndetse bakomeje kugenda bavuga ati ibi bintu noneho ishyano riraguye. Ndetse uyu nguyu Emeline nk'uko mubibona cyangwa se nk'uko mubyumva cyane uyu munsi none nkuzaniye aya makuru, nakubwira ngo rero uyu mukobwa ndetse nawe ikimwaro cyamurenze, ndetse ari kurira ayo kwarika, ariko mu yandi magambo ubona we na nicyo bimutwaye. Ndetse nkibaza ngo ese
ni gute ubu bakobwa ukigaragara uko babona ari batatu ndetse bari mu cyumba ndetse bikingiranye bashyizemo ingoma cyangwa se umuziki bari gusunda cyangwa se hahandi babyina n'imyanya yabo yose ndangakumirwa ikajya ku mugaragaro. Ntago mbizi rero basore, namwe basenga murusheho gusenga. Ese mwa basore mwe mudasenze ubona umugore muzima uzamukura he? Sibye Imana yonyine ku mugore atangwa n'Uwiteka. Fata agahe ko gusenga wiyegereza Imana basore, mwishinganishe. Bamwe ati ese uyu mukobwa umusore wamugwaho akamugeraho yaba atwaye iki? Fata isegonda nawe utekereze, uramutse uguye ku mugore nk'uyu ukamugeza mu rugo, wavuga ngo koko ntwaye umugore cyangwa n'umugore? Ni ikibazo gikomeye rero bene data umusaraba. Nababwira ngo ibi bintu bikomeje kuba agaterera nzambe ka mwana wa nzambe, aho ibi bintu biri kugenda bishyuha ndetse biri kugenda bigera kure, aho twagiye tumubona ndetse n'umukobwa ugaragara nk'aho inzoga nabwo ubwazo cyangwa se manyinya zijya zimubasha. Twigeze tubona kuri video imwe yatacecekanye ubwo yicaraga muri kaburimbo yasinze ndetse atava aho ari, ariko noneho bigeze ku rwego noneho ndetse kwihangana byanze, abagabo abagore babazinutswe kugeza ku rwego noneho bumva ko amavide ndetse ari yagiye kujya akora akazi. Ntabwo mbizi rero bene data nshuti zanjye, ariko ibi bintu ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu by'akumiro, ni ibintu by'akandare. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo fata agahe ndetse ufata igihe ubanze wiragize umurengezi wawe, wirangiza Imana, kuko ibi bintu bikomeje kugorana cyane. Reka mwibutse rero wowe uyu munsi wa none ukomeza kudukurikirana, nta kindi kintu tukwisabira, twiterere komente, utwira subscribe, tubashe kuva ku rwego rumwe tugere ku rundi. Kandi n'abandi bantu tubikesha kuba tuvuye aho tugeze aya magingo, ndetse ku buryo twagiye tubona abasabu tumaze kubona guhera ku basabu umwe, nimwe tubikesha, nta wundi muntu tubikesha. Iyo mubidukoreye turishima kandi turanezerwa. Reka mbwire ngo rero wari uri kumwe nanjye Samu. Uyu nguyu muri kumwe ni Samu y'u Rwanda cyangwa se umuhungu wanyu. Nakubwira ngo komeza ubane natwe, kandi reka nkubwire ngo ibi bintu ndetse buri muntu wese ari kugenda bibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, Twitter, Instagram ndetse n'ahandi, nawe ubwe biri kumutera ndetse cyane cyane ku ruhande rw'abakobwa ndetse ubwabo nabo byabacanze, hahandi buri muntu wese atekereza ibi bintu akibaza ngo mbese Mana rengera abakobwa. Nakubwira ngo rero nta kindi kintu usabwa, yewe mukobwa nawe musore, fata agahe ko gusenga kugira ngo ibi biganiro ndetse cyangwa se ibi bintu biri kugenda bitera isi byugarijwe, ndetse mu mazi iminsi mubona ahitwa muri Amerika ndetse ahitwa za Chicago n'ahandi, umuriro umanuka ugatwika inzu ndetse zirashya cyane. Ese nkibaza ngo ese nago aba bantu cyangwa se igitsina gore kizadukururira ibibazo? Ubundi cyabahanga ndetse mu bya Bibiliya bavuga ko abagore ari bo bantu bazanye icyaha ku isi. Bigaragara yuko rero ibi bintu bikomeye, usibye gusenga Imana ikabasha kuturengera. Wari uri kumwe na Samu umuhungu wanyu, reka tugushimire, nakagarutse, murakoze cyane.